wamukubita ibyumweru 2 kandi ibyo byumweru 2 nta match zihari kuko baguhana bakurikije umunsi wakoreye ikosa bagukubita ibyumweru 2 ariko ibyo byumweru 2 tujya twigira mu mavubi yabebarwa igihe champion iri ariko sinzi ukuntu babibara oya babari byumweru none se reka nkubaze rwose reka nidushake tubare mu gihe champion iri aradukurikira araza nta kibazo reka mwereke nidushake tubare igihe champion iri yuko ngo bahana jurune oya nibyo nanjye kukubwira niba shake babare aho banditse ibyumweru hano n'ibyumweru nidushake tuvuga se nishake ba champion iri mariho bafatira okay none se nk'umuntu ibyumweru 5 imikino izabamo ya shampiyona ubuza ari ingahe so ahandi uzarebe mu Bwongereza n'ahandi nabonye batembera ko turusha baguhana jurune baravuga ngo ahagaritswe kudasifura imikino 4 ya shampiyona izo ni jurune enye akamenya ngo yera ku munsi wa 5 wa shampiyona kugera wenda ku wa 9 ntago nzasifura niyo hazi kiza niyo hazi iki iyo minsi ubwo wenda niba Real bukina na Marine mfata urugero kuri Real simpari wenda rero niba izakurikizaho APR simpari ndi gufatira kuri journée za Real ubwo ndi kuvuga shampiyona yose wenda niba Real izakurikizaho Gicumbi simpari wenda niba Real izakurikizaho wenda Musanze simpari akaba bizi ikindi aba basifuzi bakora nk'ibi bintu byo ubona birimo ko exagera ubona hatarimo margin yo kwibeshya kuko uyu nguyu ibintu yakoze ntago ari ukwibeshya ni ibintu yakoze nkana umupira ugukozeho umupira surushisha umupira ugukozeho urabyumva reka yaranaguye ahubwo wari umugujije umupira arabyumvisha umuntu witwa ngo arasifura niba umupira umukoze yabizi ko umupira ugukozeho uhagarika ibyo tuvuga ko ari ukwibeshya ubakiseri ubu nagukubita urushyi gutya ukavuga ngo sinabyumvise none si ubwo bibaho none si ibyo sukure ku muntu nkana ibyo rero by'umweru 5 kuri we sinabyemera we nibiki kuko yakoze ikosa ridashingiye ku bumenyi buke ni ikosa nkana ibyo biratandukanye buryo umuntu yakwibeshya nari gutanga umuhondo nari gutanga okay nabanze rero agende ajye mu ciciro cya kabiri ashyiremo imbaraga ibera ubwo rero ko rwe hakizamurwa mu ciciro yarazamutse rero ngere ibyo ni kukubwira ubwo wamuhaye graduation yaramwihutishije yamuzamuye imburagihe ni kwa kundi bakuru umuntu muri maternelle bakamushyira muri primaire ataragira ubwenge bwo kuyiga nabanze agende yite amakosa Bugesera rare niyo kipe yarenganye izi zose zarekarami nabiriya byo kuri mukura nta kipe yarenganye nka Bugesera ariko uziko garde yasohotse ava nkaha atera nk'intambwe akubita umupira n'amaboko yateye intambwe irenga avuye ku rubuga rwe abona nk'icyo rwajaravuze ejo vice president akivuzeho icyo yaravuze cyo kuba bahaniye ibyumweru aho kugira ngo bahane imikino vice president Richard yavuze ko bari gukurikiza amategeko yo muri 2019 ya Ferwafa ariko barashaka kuvugurura ayo mategeko yo muri 2019 ubwo yavuze ko no mu byo bazavugurura n'iki kiryo kuvuga ngo bahaniye ibyumweru bagomba kugihindura ahubwo bakajya bahana imikino rwose nko rugasha bivuga na vice president yavuze ko bagomba kubihindura kubera ko ntabwo bijyanye n'igi yego ndagira ngo tubyihutemo kuko turacyari ku basifuzi ariko rigani nubwo twari twabonye zandane zaje kuri email none Ferwafa kera kabayira bisohoye isohoye ibyo twavuga twahero bya Bugesera isohora iby'amagaju yereze ikarita y'umutuku kuri Rayon Sport isohora ibyo APR yayisabye gusuzuma niko babyise mereye kuby'ikarita itukura umukino wa Rayon Sport n'amagaju Ferwafa yavuze iti nyuma y'uko komisiyo igejejweho ubusabe bw'amagaju yagaragaje kutishimira icyemezo cy'umusifuzi ku mukino wabahuje na Rayon Sport umunsi wa 5 bakinnye tariki ya 24 kwa 10 uyu mwaka kuri Kigali Pele Stadium aho amagaju yagaragaje ko umukinnyi numero 27 Rwema Amuza nta kosa yakoze ku munota wa 23 ryatuma habwa ikarita itukura. Komisiyo igendeye ku mashusho ifite inagendeye kuri raporo ya komiseri w'umukino yasanze bigaragara ko umusifuzi yari ari hafi yahabereye igikorwa action cyangwa se action abireba neza ibyo bita ngo ni proximity and angle of view, bityo ikaba yemeje ko umusifuzi yafashe icyemezo gikwiye. Ibisobanuro birambuye kuri iki cyemezo byashyikirijwe abo bireba mugira amahoro. Umure yahise ashyiramo vuvuzera hano aravuga ati amaganda aho ngo turayagaritse uko yigenje vuvuzera nayumvishe. Ubwo rero ni kuri uwo mukino kuko habaye insida eshatu. Hanyuma tujye ku kindi kibazo cya APR. APR Ferwafa filime iravuga iti abafana ba APR mu byumve neza,
imyanzuro ya komisiyo ishinzwe imisifurire ku mukino ya Rwanda Premier League yo ku munsi wa gatanu Kiyovu Sport vs APR FC cyangwa se Kiyovu Sport yakiriyemo APR nyuma y'uko komisiyo ishinzwe imisifurire isuzumye ubusabe bw'ikipe ya APR FC bwo kuwa 27 z'ukwezi kwa 10 aho yasabaga gusuzuma imisifurire mu mukino wahuje Kiyovu Sport na APR FC umunsi wa gatanu wabaye kuwa 25 z'ukwezi kwa 10 2025 komisiyo imaze gusuzuma neza amashusho yasanze umusifuzi yarafashe ibyemezo bikwiye mu mukino. Ibisobanuro birambuye kuri iki cyemezo byashyikirijwe abo bireba mugira amahoro. Ubwo ni Kiyovu Sport na APR FC. APR FC iteye utwatsi, Rayon Sport na Amagaju ateye utwatsi. Kuri mwari muri kuri stade icyemezo Ferwafa bafashe muremeranya nacyo. kuri nsida ku Magaju bavuze ko badafite ishusho igaragaza koko niba wenda umusifuzi yari gutanga ikarita y'umuhondo natangiye y'umutuku, kandi koko none areba video y'Iberi ntabwo igaragaza ko kwijana kwijana uriya musore niba yari takre iri severe cyangwa se ikabije Rwema. Hari ukuntu rero ari jijuma cyangwa se ari icyemezo cyafatwa navuga ngo mu bice bibiri, nko kuvuga ati wenda amashusho ntahagije yaduha igisubizo. Harimo buriya no kumva umusifuzi ashobora no kuvuga ati nge nabonye yarabaye nk'utera takre wenda ntiyayihamya neza, ariko yari afite wenda intention ko mu mupira nabo barayihana Iberi kugira ubushake bwo gukora ikintu ntibisobanuye ko bakigezeho. No mu mategeko asanzwe y'ubuzima tubamo abantu barabizi ko ubu ngubu ndamutse mbwiye umuntu ngo nzakwica ariko simwica yandega muri ribo bakamfunga, ibyo bintu ntabwo mubizira. Yego nshobora gushaka gutera umukinnyi takre sinyihamye ngashaka kumukandagira, ariko kubw'amahirwe Imana ikamufasha agasimbuka, ari nacyo Basane yakoze. Ariko bakareba iyo muhamye izo mbaraga waruzanye, uko kuntu waruje, uko kuntu wari wafunguye Godiyo washyizemo imbaraga zose, akaba ati yamuhamya yari kumuca igufwa ry'umurundi cyangwa ruseke. Oya nukuje bishobora gutuma umukinnyi adakina baro neza, atiyumva neza kugira ngo akine baro. Nekereza ko nicyo bakireba ko bati nubwo utamuhamije takira ko ntabwo yahamije Basane rwose, ko Basane yarasimbutse barakomeza baranakina, ariko wenda bakaba bati yari takira ubona irimo imbaraga nyinshi, icyo bakakimuhanira. So nge ndumva biri fair kuri APR. Icyemezo cyo kuri Sekiganda position yanjye ni imwe, nicyo ikarita y'umutuku ya Sekiganda yo ndayemera. APR yaravuze ngo Ruboneka yari yakorewe ikosa, ariko interpretation ntago bayumvise neza. Tubisobanure gutya, kuba Ruboneka yakorewe ikosa Axel ntibari sifuri ntibisobanuye yuko imbere Sekiganda agomba gukora irindi ngo kuko Ruboneka yakorewe ikosa ntibari sifuri, kuko batari sifuye ntago bereza umukinnyi wa APR wundi gukora irindi. Urugero, niba Axel akoze ikosa turi mu ikipe imwe nkabona arbitre ntari sifuye, nge Rugaju usimita ntega Ruvuyanga mu yindi kipe, kuko mbizi neza yuko batahanye ikosa ryakorewe Rugangura dukinana. Ibya Rugangura niba batabisifuye nge ntegetswe gukina neza, ntabwo nanjye mita nkorera ikosa uwundi kuko yarafite ikarita y'umuhondo bamuhiya kabiri. So kuri Sekiganda ndabyemera, ariko hari ahantu APR yarenganye kuri Omedi, iriya yari penalty clear penalty rwose. Omedi umukinnyi wa Kiyovu yakubise ukuguru kwa Omedi ntiyigeze akina umupira, kandi Omedi yari yakoze control y'umupira, bamuha umupira mu rugo rw'amahina arawufunga arawukontorora yitegura gushota. Umukinnyi wa Kiyovu araza aho kugira ngo akubite umupira akubita ukuguru kw'imoso kwa Sekiganda. Sekiganda kwa Omedi yitura hasi mu rugo rw'amahina. Iriya ntabwo ari diving rwose biragaragara. Ahubwo se Rugaju wabonye ko muri aya matangazo ya Ferwafa rero icyo ngira ngo wongerereho, wabonye uburyo badetaye iyi action ya Rwema Amuza kuri Rayon Sport bakavuga nimero yari yambaye n'uburyo babise muri detail mu itangazo ryo kuri match ya APR na Kiyovu. Ndi kureba nkabonamo izi detail ntazirimo, kubera ko niba bavuga ngo dukurikije ngo gusuzuma amashusho ntabwo bavuze ngo amashusho yahe, kuko turibaza amashusho basuzumaga ni kuri penalty APR rega ko yagomba guhabwa Omedi cyangwa se ni ku ikarita y'umutuku yahawe Sekiganda itemera.
uvuga ngo rero nta detail ho bashyizemo kandi ahandi hose twabonye bashyizemo detail zirambuye detail bazandikiye ngo abo bireba nicyo bashyizemo ubwo no kuvuga ngo niba mutanyuzwe n'ibyo tubabwiye mwabaza abo bireba twabasobanuriye ibisobanuro byisumbuyeho n'ubundi baba bagomba kubitanga kubera ko urumva niba ari nk'ibyo bya za penalty n'ibindi bagenda baguha angre cyangwa se nuko ishusho ryari rimeze gusa ikintu cyo kwamerera wenda muri Rwanda Premier League ni ijambo rimwe nekereza cyazanafasha Axel byabaye byiza Rwanda Premier League yatangiye gushyiraho abantu bazajya bakora ibi byo guhemba abakinnyi ba man of the match nge nasaba ko hari undi muntu urabona haba hari raporo ya komiseri haba hari umusifuzi wa kane haba hari n'abasifuzi nyine uko match yagenze haba hari n'ayo mashusho federation nitekereza uburyo yazajya ishyira umuntu kuri match wundi ushobora kuba yabafasha mu kijyanye no gukora game assessment ubundi rifari asesa ubundi ntago kuri match zose aza rifari asesa aza kuri match zikomeye bure nko kuri match ya Rayon na APR rifari asesa uzamubona ariko ku zindi match biraza bikarangira kuri komiseri gusa nta rifari asesa ubuhari impamvu nari mbivuze sirito nko kuri zo zikomeye zifite n'icyo zivuze ku gikombe Ruvuyanga zitazateza ibibazo ejo umusifuzi na komiseri bakoze raporo n'undi akazaniye rifari asesa bakaziteranya hamwe bakaganira birushaho gutanga ishusho kuruta uko wenda twavuga ngo ishusho rya televiziyo cyangwa se image ya televiziyo twashaka ntitwayibonye noneho bikaba byakoroshya ikibazo wenda mu kujya gufata umwanzuro gusa icyo navuga ntibikwiye nanone kuba ngo basifuzi bakuka umutima abasifuzi tureke kumva ko ari abanyabyaha tureke kumva ko ari abantu batari bagenzi bacu tureke kumva ko batari part of the game ni abantu b'ingenzi mu mukino tutabafite umukino ntiwabo so hareke kuba ikintu kimeze n'abakumva ko baciriweho iteka amaradiyo ibitangazamakuru federasiyo minisiteri byabavuyeho yego nibakore neza ariko nanavuga yuko hakenewe n'akantu ko kubaganiriza ko kubabwira ati nyabuneka mutuze nta byacitse umuntu yakosa umuntu yakwibeshya kandi koko bari abasifuzi bose siko babikora nkana harimo na kwibeshya birashoboka twibuke ko ari abantu nibi bintu natwe kenshi tubivuga kuko twasubiyemo amashusho babigwaye byiruka kuri uriya muvuduko ugomba guhita usifura ako kanya bikiba ushobora bibaho rwose wakwibeshya so habeho nyine no kureba uburemere bw'ikosa kugira ngo nabo bataza kusa naho turi kubatemeraho itaka wenda habamo no kwibeshya nabyo bibaho Urakoze cyane turi mu isaha yacu ya kabiri ruga rw'imikino hano umurenge wa Busogo ariko rero ndabona rwose akavura kahise kandi murasa nkaho mukonje dore ikintu tugiye gukora rero nkeneye yuko tubikora nk'abajene nk'abantu b'abasirimu muri Busogo iki gihande kikajyaho abafana ba APR iki gihande kikajyaho abafana ba Rayon Sport sibyo tukabanza tukahatwika turebe ko umutekano zibidufashemo Rayon Sport hano iburyo bwacu hanyuma APR hari mubikore vuba vuba nk'intore abareba urabona ko bambaye n'amajezi yayo nk'intore mubikore vuba vuba twihutisha uburyo ducunguza uburyo umwete mwasoje abantu muri Busogo murasobanutse cyane aho hirya hari umusore wa Gasogi nawe ntuze kumwibagirwa wa Gasogi arajya mu basigaye bose ni wowe urubambye ingwe nawe turaguha ijambo uhagarariye Kenisi na Mutabaruka hanyuma rero Iberi ugiye kungira mu bareyo hariya urumva ugiye kungira mu bareyo Axel angire muri Nyamukandagira sibyo hanyuma nakarushanwa kagiye kumara iminota irenze 5 ko kureba ni bande bagiye gushyiraho murare kurusha abandi aho karushanwa mu bifata nka derby y'imifanire duhere hehe duhere kuri Rayon Axel reka duhere kuri Rayon ntacyo duhere kuri Rayon Sport Iberi ngaho itereke reka duhere ku Rayon
ndabona rwose wambaye jezi ufite n'urwo ruganda yitwikiriye wambaye jezi ngwino hano wenda bano nambaye jezi biragaragara neza ko ukunda Rayon Sport cyane ubwo rero urabona ko ari competition baravuga bati abafana ba APR ntibemera ko Rayon Sport irusha abafana APR abafana ba Rayon bakavuga bati nk'ikipe y'amateka y'Inyanza nitwe benshi mu gihugu dufana ikipe imwe ya Rayon Sport tubigaragariza ahangaha rero mwegeye hino mugiye gushyiraho morale ku buryo n'umuntu utari hano hafi ayumva ko mufite vibe we wambaye jezi nawe ujya kuyobora morale mugiye gushyiraho tangira cyo n'akaririmbo kwanza allo nongeye kubasuhuza iravuga humura nongeye kubasuhuza nitwa Rukara mu byangabo abareyewe muri hehe abareyewe muri hehe muri hehe se mwapfura mwe bambwiye ko mwatsinze abareyewe muri hehe abareyewe muri hehe muri hehe se mwapfura mwe mwambwiye ko mwatsinze cyangwa se muzagaruka urakoze cyane abareyo none reka twumve n'abafana ba APR Axel icyo gikorwa ukiyobore abafana ba APR bafite vuvuzera hanyuma reka dutangire muri ubu buryo uyu nguyu aratangira atwibwira ndabona ari umufaro ukomeye cyane urabona ko yambaye amabara y'umukara n'umweru kuri vuvuzera hanyuma uyu nguyu rero witwa Ndeboga banyita Uwizeyimana Samuel eketero ry'Imana amatutse mu njya kamuga akarere gakenye intara y'Amajyaruguru uyu rero niwe ugiye kubayobora niwe usimurara ubu ngubu hanyuma namwe murashyiraho abana murare kabisa muhabye abareyo muravuga muti ibyo bintu by'amateka ntabwo tubyemera twagiye happy nyamukanagira mu gihugu ikarasi micyut iyo urebye mu nzu zindi uraziranyeganyega kunda gahore ku isonga mu gutwara ibikombe gahore ku isonga APR FC ikipe y'amaro APR FC ikipe y'intsinzi nyamukanagira mu kibuga cy'ikarasi micyut iyo urebye mu nzu uraziranyeganyega APR dukunda ku isombe murakoze cyane hanyuma ubwo mu kanya gatoya nimugende barakoze abafana ngira ngo Ruvuyanga wenda mu kanya turaza no kongera kubagarukamo nitugera mu gihe cyo kogeza umupira n'ubundi turasubira muri ibi biti abareyo muramumanukana n'ikipe yayo mbabariye dusozanye n'uwagasogi wakabyaraho wagasogi urubambye ngo ruri wagasogi ari hehe ngwino batazadushinja ngo dore ni babiri rwose abantu bari kwibaza hano hari imbaga y'abareyo hari APR abandi ni Musanze abandi ni abaturanyi ba za Tenseri na za Marine mwe ni gute mwisanze mufana Gasogi twebwe icyatumye dufana Gasogi icyambere ni urubambye ingwe nta kintu turi buhindire ku byo president wacu yavuze igikombe kirahari kiye gikombe cha champion competition twagukubitiye Murera ose ahangaha mubasha gusembuka ndabona muri abajene mu banyeshuri mubasha gusembuka mukaza kureba match Kigali je ni mu rugo ni Kigali wagutungura wambwira abakinyi batatu bagasogisha cyangwa ni mukini Kigali ngwino vuga batatu
icyambere ndahera ku mugaridi wa gatatu twiganaga bamwitigira neza Blaise Akbar kapiteni wa Gasogi. aya murasobanutse barakoze cyane abafana b'u Rwanda mugira kamurare se mufite indirimbo ya Gasogi se mugashireho rwose mugashireho muzi Axel ntabagendane indirimbo buretse buze indirimbo ya Gasogi murayizi urayizi gashyiraho twumva buretse gake ndagufatira Gasogi irakubita ikagacanga agatwe. arakoze cyane barakoze dushimira abafana ba Rayon Sport bari hano dushimire ndetse n'abafana ba APR bari hano n'aba ba Gasogi bari ahangaha ubwo n'abandi bafana ba my equipe bari butwiyereke turaza kubaye ijambo kuko twari dutanga ijambo ku bakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ubwo rero nk'uko Axel bivuze mu kanya turagaruka dushyiramo ibitego mwogeza abafite impano namwe tubahereza ijambo ariko turacyaganira amakuru ni menshi ahubwo reka twongere tujye mu bafatanyabikorwa bacu tuba twazanye ahangaha nyamuneka ndagira ngo mumere amashyi umufatanyabikorwa wacu w'Imena akaba yitwa Statistique mumuha amashyi menshi cyane amashyi menshi ko ndeba se ari make aba yakanze akanyenyeri mujye mubyibuka aba yakanze akanyenyeri tukabasha kugera ahangaha tukabaganiriza ayo mashyi ntabwo nyemeye ni make ayo ngayo ndayemeye ubwo muraza kuduha amata murajya kuyacuruza ubwo twimye amashyi muraduha amata ngaho nimukoma amashyi mutwereke ko turi kumwe namwe ubu mutwime n'amashyi muduha amashyi si ibyo se ariko ruvuye nabivumbuye reka turebereyo na APR abantu bazi gukoma amashyi Statistique twazanye tugiye kureba niba Reyo izi gukoma amashyi abareyo mutegura amashyi mwanza muyashyushye yandi mwita ngo ni hu muyashyushye yandi ya hu muyashyushye twagiye 1 2 3 aha okay mukoma sanzwe aya masanzwe barayazi nayo ariko uramota yazi se reka ndebe APR mwishyushye mwayashyuhije ariko ngewe ncurubanza urabizi sinye imboga APR iri kugarika umuntu hano 1 2 3 twagiye abareyo munabye mu nama dore abareyo muneje Axel turi kosora abareyo twikosore twagiye nimukoma sanzwe yagurya nta kibazo reka biyorganize neza nimukoma sanzwe abareyo bashaka gukora utuntu twabo turi filime utuntu twabo nuko reyo nyamara rebaye reyo yamaye nka reyo yego no muyavange turabafasha muyavange n'abagasogi muyavange mwese mukome amashyi muyavange mwese murakoze cyane abajene bano busogo rwose twabishimiye cyane kandi namwe ndabona mwatwishimiye